Njye natangiye 2024 ariko njye ni ikibyimba narwaye nibwo nakoze ubukarani ubuvamo winjira mu byo kunyonga none. Yego. Nibwo nakoze kuko noneho n'ubundi kunyonga natwaraga imizigo nyitwara ku magare. Wanyongeraga ubwo ngo Nyabugogo kwa Mutangana. Nibwo rero naje gukora impanuka umuzigo nkubise hasi nubwo byari grave cyane. Kuko ariko kazi kari kantunze nkakomeza nkanyonga ubugabo nyine bya rimwe rikandya ariko nkihangana nkavuga nti nta kundi kubaho nta bundi buzima ntawe ngira nereka ariko nkasenga nkiherera mu cyumba nakumva ari ndeye cyane nkajya mu cyumba nkasenga. Bambagese HB Butare ubushobozi bugiye bubura ariko nuko nivuzaga 100% agiye akarere kacu kama icyangombwa cyuko ntishoboye nagenda babwira nti ngewe ndi umunyarwanda kwivuza 100% n'uburwayi ndwaye ndi kubura ubushobozi. Nibwo rero nahise bagenzi banjye twabanaga Nyabugogo nabo bararagara ku mabaraza babaye mu buzima bwo mu muhanda. Nibwo nabashishikarije icyo kintu nibwo rero nabegereye mbagezaho igitekerezo cyo gusaba babaranyumvise dutangira gutyo umwuga wo gusaba. Ubwo rero naje gukora impanuka umuzigo nkubise hasi ubwo ngubwo nibwo rero nyuma ryaje guturika iry'uruhande rumwe riturika nk'ikibyimba rimwe na rimwe kubite n'ubyo abantu bambwaye ntese uzabyara nkagira nti nge niyo nakwikirira n'icyo kibazo nacyo mubajije niwe mu dogiteri wanguriye uwo mupira arambwira ati rero genda usenge upfe warejejwe kuko uburwayi urwaye nkaba najya muri shiriza bakashiriza kuko nubundi ndamaze kwiyakira ko ritarimo kuko nubundi ryo rigenda risohoka umunsi ku munsi. Yewe uko nabigenzaga nabazanaga mu rugo tukabanza gushyiraho irange kugira ngo ifoto igaragare na gikotori nyuma y'irange tugashyiraho gikotori kugira ngo ifoto igaragare ko ari uburwayi. Babafata rero bakabibozaho nko mu isoko naboherejeho baravuga ati ntibubwe ibi bintu wowe igihe umaze ko bitaragenda ndavuga nti se ko nge nari ndwaye. Nibwo rero ati cyo wadukora cyose tutagonganye n'ubuyobozi twacyemera. Nibwo nashakishije umuti watuma uburwayi bugaragara nabashyiraga inojeri y'abagore yo mu mutwe hakabasha gusa nk'ahatutumye nkabashyiriraho gikotori tugafata ifoto tugakora record muri mikoro. Umurwayi yajyanaga n'umurwaza mu isoko kuko umurwayi ntago aba yihuta ushatse kumuha ubufasha akamuhamagara. Rero nk'umuntu warangizaga amasoko y'i Kigali n'ay'i Bugesera nabaga narayamenye nkamwimurira i Bugesera arangiza mu ya Bugesera mu ya Kayonza nkaba narayamenye nkamwimurira i Kayonza yarangiza i Kayonza ayihuye nkabanyaza nkamwimurira i Huye kuko aho hose nagiye mpaba mu buzima butandukanye bwo mu muhanda. Yes, mureke tubasuze mwebwe mwese aho muherereye ndizera aho muri mumeze neza cyane ndizera mukomeje kugubwa neza wakoze subscribe komeza ugubwe neza wagize neza nawe utarayikora rero nagira ngo utarenga utayikoze ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Rero nta wundi ni Bobo Mungu w'Imana Mungu w'Abanyarwanda Mungu wanyu bakunda cyane ariko akunda gusenga nicyo kintu kijya kimuranga kuruta ibindi byose. Ntabwo ajya yivanga muri politike cyangwa mu mabari. Ndizera rero muguwe neza cyane uri mu gitondo komeza ugira igitondo kiza uri nimugoroba ugira umugoroba mwiza uri mu ku gicamunsi ugira igicamunsi kiza wowe uri ahantu hatandukanye kuva mu gihugu cy'u Rwanda kugera ku mpera y'isi yose mudukurikiye ubundi ukomeze ugubwa neza utera agatebe tuganire tubane nawe umwanya munota isaha ku yindi. Rero n'umwanya turi cano nyinshi turi amateleviziyo menshi hano nubwo mubona brand ya Big Town ariko tufite ari izindi channel zihari
zidashizeho brand zazo kubera impamvu muri bumenye tugiye kuganira imbere ya kamera. Murabona umuvandimwe, ndagira ngo tumwakire. Tuguhaye ikaze muvandi. Murakoze. Banyita Sabimana Ryonyine. Sabimana Ryonyine. Ryonyine ririho cyangwa nyine uko ari ryonyine? Ni ryo ryonyine. Naje kwisanga muri ubu buzima ndi ipfubyi, nta babyeyi banjye nigeze menya, bavuga ko bitabye Imana nkiri mutoya. Nza kurerwa mu rugo n'umukecuru, ariko bavugaga ko ari nyogokuru. Nkaba narasanze ba data wacu, ariko ibintu byagiye bimbera nk'imbogamizi mu mikurire yanjye. Uretse utararenga aho ngaho, ubundi uvuka he? Nyaruguru ya Kibeho. Ubwo ni mu karere Kamajyepfo. Intara y'Amajyepfo. Yego, akarere ni Nyaruguru. Akarere ni Nyaruguru. Yego. Ubwo ukaba uvuka mu bana bangahe? Turi abana batatu. Muri abana batatu, ukaba wa kangahe? Ndi uwa kabiri. Mama we ngo yitabye Imana asize murumuna wanjye ku kiriri. Bivuze ngo yitabye Imana nawe utaramumenya? Ntabwo ngo ni nanjye wamushyinguye, ariko sinari mbaziho. Yego. Papa wawe? Papa wanjye nawe yitabye Imana nyuma, kuko bigeze bamufunga mu bya jenoside. Yitabye Imana nawe ntaramubonaho. Yitabye Imana nyuma ya mama wawe? Yego. Wavutse afunze? Yego. Murumuna wawe akaba yaravutse ate se kandi papa we yari afunze? Urabona, kuko murumuna wanjye yavutse 94, njye mvuka 92. Papa rero afungwa 95. Wavutse 92, 95 wari ufite imyaka 3. Murumuna wawe avuka 94. Yego. Okay. Ubwo rero nyogokuru we waba waradusigaranye, nibwo nakuze ndi umwana wumva ko nageraho nigeza, bitewe ko namenye ubwenge, mbona nta babyeyi, nkaharanira ishyaka ryo kuba nanjye nagira icyo ngeraho. Ubwo abo ba data bacu bambwiraga amagambo ariyo yatumye mva mu rugo njya gushaka ubuzima nk'abandi. Ubwo data wacu yavuze ati, aho kurera ipfubyi y'umuntu wareriye inka wapfa ukarya inyama, wakena ugashora. Ngo ariko bakubwira ba datanyu bavukana papa? Yego. Aho kurera impfubyi y'umuntu? Wareriye inka yapfa ukarya inyama y'umuntu, ipfuye urayijugunya, ati niyo ikuze niyo ibizakuzungura. Nibwo namaraga kwisanga i Huye mu Rwabayanga ndi mayibobo. Nabwo nyogokuru nyine yarageze mu zabukuru, n'ubu aracyariho. Nshobora kuhagera mu gitondo ntamenye ngo ninduje. Ubwo ngubwo nibwo nyogokuru nyine yavuze ati, jye na mukuru wanjye, ati mumaze kuba bakuru, narabakubitiwe mumeze nk'abana babashakana, ntabwo mwari mubizi mukiri batoya, ubu aho mwaca inshuro mwabaho. Bana banjye icyo mbabwiye, ntimuzibe, muzakoresha amaboko yanyu mubashe kwigera aho mwigeze. Nibwo nisangaga mu Rwabayanga ndi marine. Yego. Nisanga mu buzima bugoye, ariko nkajya inama ashaka igisubizo. Igisubizo rero nashatse ni igisubizo cyo kuba namenya i Kigali. Nibwo naje i Kigali, natangiriye kwa Buraza mu Mashaza nikorera imizigo. Ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite nk'imyaka nka 16. Utangira kuza kwikorera imizigo? Yego. Ubwo imizigo ndayikorera, ndavuga nti ariko nanjye nagira igikorwa gute, najya ngendera kugishakiye, kuko mu mizigo kwa Buraza kwa Mutanga niyo warenzaga saa 8 z'ijoro ntacyo kurya wabonaga, bwacyaga akazi karangiye. Nibwo rero naje kubikora, mbona ubushobozi bwo kugura igare, ndavuga nti nanjye reka njye mu muhanda njye nyonga nk'abandi. Nibwo nakoze. Ubukarani ubuvamo winjira mu byo kunyonga none? Yego. Nibwo nakoze, kuko noneho n'ubundi kunyonga natwaraga imizigo nyitwara ku magare. Wanyongeraga ubwo ngo Nyabugogo? Kwa Mutangana. Nibwo rero naje gukora impanuka, umuzigo nkubise hasi, nubwo byari grave cyane, ariko kuko ariko kazi kari kantunze, nkakomeza nkanyonga. Ubugabo nyine ibya rimwe rikandya, ariko nkihangana nkavuga nti nta kundi kubaho, nta bundi buzima, ntawe ngira nereka, ariko nkasenga
nkiherera mu cyumba, nakumva ari ndende cyane nkajya mu cyumba nkasenga nkabana, ariko Mana ko ari wowe uzi ubuzima bwanjye, ari we uzi ko ari we wambereye mama ukambera data, nta kundi nabaho, nyorohereza uburibwe mbashe kuba najya guca inshuro. wakoze agisida mu mwaka wa kangahe? Muri hashize igihe, n'ejo bundi 2021 2021 nibwo wakoze covid ivamo. Yego. Ubwo ngubwo nibwo rero nyuma ryaje guturika, iry'uruhande rumwe riturika nk'ikibyimba. Okay. Wakoze agisida utwaye umuzigo, nta muntu wakugonze? Yego. Ubwo wakubise ku ikadire? Ni intebe. Wakubise ku ntebe? Iriya ntebe twicaraho. Rirabyimba? Yego. Ako kanya direct ntiryatariturika? Yego. Ubwo rero nibwo nabonaga nyine bicanze, njya gutakira, n'ubundi abona ari navuyeho, mvuga nti wasanga ari uko bwari ubwana, wasanga ari uko yenda hari uko nitwaraga ku babyeyi. Nibwo namaraga kugenda, data wacu yanga ko mbona icyiciro, baramufunga, bamaze kumufunga ati niba umwana ari uwanyu. Bure tutararenga. Yego. Witwaraga kuvuga ngo wenda yaba ari ingaruka yo kwitwara ku babyeyi, witwaraga nabi ku babyeyi cyangwa se iyo mpanuka wumva ko ari ingaruka zo kwitwara nabi gute? Njyewe nta mu buzima nakuriyemo cyangwa se n'ubu buzima na bagenzi banjye tubana umunsi ku munsi, iyo hari uwo dushwanye cyangwa se tukagirana amakimbirane, numva ko ari ingaruka z'ibikomere z'uko ntarezwe. Njye nkamwegera nkamusaba imbabazi, nkabwira nti muvandimwe mpimbabazi. Ubwo rimwe na rimwe nkasanga nawe Imana yamukoresheje, ahubwo niwe munyamakosa, tukagendana neza. Njyewe igihe cyose umutima wanjye, nk'uko mu buzima nakuriyemo, nta kiyobyabwenge na kimwe nigeze nkoresha mu buzima bwanjye. Sinabona ikintu cy'umuntu ngo nkitware, sinabona mugenzi wanjye ababaye ngo musige ku nzira. Aribwo na rimwe igare ryanjye bakaye babate, si igare ryawe ubufasha ritanga. Ndababwira nti rero inzu wubaka niyo uzabamo. Nubatse bagenzi banjye inzu y'ubufasha, numva ko nta mwanzi wayihungabanya, numva ko ubufasha nkiyumvamo ikintu cyo kuba nagendana na bagenzi banjye neza. Ubwo rero nibwo nyuma nahuraga n'icyo kibazo, ndavuga nti yenda umwana wundi arushya inkonda, tiwasanga yenda hari indi shusho nagaragaragamo, yenda hari uko nitwaraga, ariko nkumva ko njye nagize imyaka 6 ndagira inka zirenga 10, ariko zose nkazicyura. Ubwo zo mu muryango zose bazihurizaga mu ibuga nkabasha kuziragira. Nibwo rero namaraga kugenda, sinigeze mbatizwa, niyo mpamvu ufite izina rimwe, ariko njye nkagira ishyaka ryo kuba nabatizwa ariko nkabura ubushobozi. Ubwo nibwo rero natashye ndavuga nti ese ko mpuye n'iki kibazo ndivuza nte? Nibwo rero bangaga kuko ba data wacu barabahamagara. Nibwo nategeye mama nyogokuru, ndamujyana mu karere. Nti rero mama wanjye n'uyu nta bushobozi afite bwo kumvuza, nimufashe ndebe ko nakwivuza. Ubwo banyandikiye icyiciro cya mituweli, nibwo nisangaga CHIB i Butare. Yego. Mu bitaro bikuru bya kaminuza. Umudogiteri yarambwiye ati rero uburwayi urwaye, njye nyuma yaranyakiriye turaganira, anyindikira ko ari irijasi, bijyana aho yaranyohereje. Numva igisubizo bampaye n'ikinyuze, subirayo. Ndagira nti se ubwo nari nasobanuje kuko sinigeze niga. Ubwo bugabo bwari butaraturika, bwari bukibyimbye? Oya, bwari bwaraturitse, ariko nyine hagenda havamo amazi bw'ubwabwo butarashobora ngo bujye buba ari bwo busohoka. Ubwo ndamubwira nti se ubwo mbaza bagenda bavuga nti si irijasi ni iki? Barambwira ati rero irijasi ni ikintu cyihutirwa. Nibwo nasubiraga nkagira nti se ko bampaye randevu yo mu kwa 4, icyo gihe hari mu kwa 2, kandi wari unyandikiye ko ari irijasi, bimeze gute? Nibwo yandemye umutima, aravuga ati rero anyandikira, hari ifoto muri burebe iriho umupira uriho umwana, rimwe na rimwe kubite n'ubyo abantu bambwira nti uzabyara. Nkagira nti njye niyo nakwikirira, n'icyo kibazo nakimubajije. Niwe mudogiteri wanguriye uwo mupira, arambwira ati rero genda usenge upfe warejejwe, kuko uburwayi urwaye ubushobozi ntabwo wabona, kuko abadogiteri babaga izi ndwara dufite mu gihugu ni 3.
babaga indwara zikorana n'ubwonko. Iyo kaba akaguru cyangwa akaboko nanjye mba nkushyize muri shiririzi nkagaca. Nibwo natahaga, ndataha ndiyeza. Okay, utaha ari umuganga akubwiye ngo genda wiyakire nta gukira. Yego wiyakire. Yambwiraga ko nzakira, ariko ambwira ati nyine ubwo uzategereza icyo Imana izakora, kuko ubushobozi bwanjye aho nakohereje niba bakubwiye gutya nyine uzajya ukomeza witabira randevu. Niwe wanyipfukiraga, nyuma abona ko kupfuka byanze, arambwira ati rero hano uko ngenda mpapfuka niko hagenda hashwanyuka kuko haba ari mu kinure. Ubwo yanandikiwe imiti yo muri farumasi yo kuhoza, akayambwira ati rero jya wicara mu hantu mu kayaga, ati gusa Imana izagufashe uzakire. Nibwo rero aka kanya nagezeho ndiheba, ndavuga nti niyo bambwira ko ari kanseri, igisubizo nari nararangije kucyakira. Ubu rero aka kanya nkaba ntazi ubuzima bwanjye uko buhagaze, nabuze ukuntu nakwivuza, nabuze umwanzuro, nabuze ubushobozi. Nyuma y'uko uvuye CHUB nta handi bigeze wenda bakohereza ku bitaro bindi biri hejuru? Narakomeje mufata nk'umuvandimwe, nibwo we yanyandikiye tarasiferi ijya i Kanombe. Mufite nimero ze? Uwo mu docteur? Nta nomero zifite, nomero zari ziri kuri simukadi y'umuvandimwe wari uri mu cyaro wafashaga. Ubu aka kanya kereka ngerageje kuzamuhamagara akaba yandebera ko iyo nomero yaba ikirimo. Nibwo rero mu cyaro amagambo nyine yatangiye arazamuka, ngo abandi bajya guhaha, ngo bagahaha amafaranga, ngo ariko undi we ngo aduhahiye ngo ibirwara nk'ibyo. Nibwo rero nongeraga nkavuga nti rero Imana ibyanjye irabizi. Nibwo naje rero nkajya ngora abari banzi nk'abakarane kwa Mutangana, bakabasha kumpa ibintunga, nkabasha kuba nabona uduti tugabanya ububabare, nkumva ko ariko isengesho ryanjye nkavuga nti Imana, na n'ubu ngubu niryo sengesho senga, ndavuga ati Imana niwe mukanishi w'umuhanga, ni wowe uzi piyesi igize umuntu. Iyanjye niba yaraboze ni wowe kuba wayisimbuzamo inzima. Ubwo rero ubu ku rugendo rw'ubuzima rumeze, ariko uko ngenda mpura n'abavandimwe umunsi ku munsi, nibo bagenda bankomeza, nkaba ntitekerezaho cyane. Rimwe na rimwe hari abambwira ati si kanseri, rimwe na rimwe nkababwira nti ikimenyetso cya kanseri ngewe kuko nta buvuzi mbona yenda ngo babimbwire, nuko yenda nashonga bikagaragara ko ari kanseri. Nuko rero ngenda asubiza abavandimwe, ariko mwumve ko ufite ikibazo kingoye cyo kuba ngewe iyo mbitekerejeho numva bitagoye cyane. Habonetse ubushobozi nkaba najya muri shiririza bakahashiriza, kuko n'ubundi namaze kwiyakira ko ritarimo, kuko n'ubundi ryo rigenda risohoka umunsi ku munsi rivamo nyine, kuko ryarashwanyutse bigenda biza ari nk'ibinura, kuba ari amashyira nyine byavuye n'iry'imbere ryagiye rigenda rishyiramo. Kuko niyo urebesheje amaso ku maso ntabwo rikirimo, ntabwo rigikora. I Kanombe arutuye ko bakohereje i Kanombe. Yego. Kanombe bakubwiye ko bashobora kugufasha mu buryo ki gute mu kukuvura? I Kanombe rero bitewe na randevu bagenda bampa zigenda zikurikirana, mba mbona ko n'abari nko kuca intege, nko kuba nacika intege. Kuko nge urabizi iyo umuntu agiye kwa muganga agenda yizeye ko ari buze abonye igisubizo cy'ikimenyetso cyo kuba yakira. Naho iyo ngiye bakambwira ngo umudogiteri ntawe uhari ngo nzagaruke iyi randevu iyi n'iyi, mba mbona ko ari uko nta bushobozi ifite. Bikaba ngombwa nyine ko ngenda acika intege, kuko kuba nta muntu mba afite nabyereka, mba mbona ko nta ikintu cyarira ijaso. Aka kanya namaze kucyakira ko ari ikigeragezo ngomba kubana nacyo, Imana nyine ikazareba ko cyazakemuka. Hari icyizere kwa muganga barakubwiye ko ubonye ubushobozi bwo kwivuza wakira? Icyizere kirahari, kuko mpamya ko nta kanseri irimo. Icyizere cyo kirahari cyo kuba banyandikira itseta nkaba nabagwa bagashiririza hagasigaramo rimwe. Nese ntufite mituweli? Mituweli ndayifite. Nese bakubwiye ko kugira ngo bakubage ntabwo bashobora kubagira kuri mituweli de sante?
nyine urabyumva ariko iyo umuntu adafite ubushobozi nk'ibyo utegereza randevu ariko wumve ko umubiri ungoye ndi imfubyi nta kubaho ufite ariko mba mbona ko yenda iyo mituweli y'icyiciro cya mbere mba mbona gutonda umurongo no kugira ari nabyo bigenda bica intege byo kwitaba n'izo randevu mba mbona ko ufite ari icyiciro cy'abakene kira Yego, cyambe gifashwa na leta Yego. wishyurirwa mituweli na leta. yego. Okay, none kute utahamagara ubuyobozi bwaguha iyo mituweli Ubuyobozi- ubasha kugufasha kukoriyanta ku baganga gufashe byihuta? njye ikintu bafashije ni ukuba ngo baranyendikiye ingoboka ya 7 ku kwezi barambwiye ati ubufasha dufite n'ubwo bega ni nkaho bisa ko narangizanyije nabambwiye ati ubufasha dufite icyiciro cya mbere uzivuriza ubuntu icyiciro cya mbere ibi tukwandikiye ingoboka ya 7 ku kwezi. Ubwo rero iyo ndebye nyine mbona ko nta bushobozi cyangwa se ntacyo bafasha ku burwayi ndwaye. None i Kanombe bakubwiye ko kugufasha bisaba amafaranga angana ate kandi ufite mituweli? Buriya na CHIB bitewe n'uwo mudogiteri bwari nko mu buryo bwo kugira ngo afashe kuko yari yarabuze icyo akoraho nka CHIB ntago nigeze ndekarara na n'ubu amadeni ndimo kuko urabona iyo mituweli icyo cyiciro kugira ngo kize byaragoranye cyane. Nk'ubu ngiye kudekarara hari n'igihe yenda ko muri sisiteme nk'uwo mudogiteri kufasha yari yanditse amazina yandi kuko yabonaga ko nta bushobozi bwo kugira ngo nadekarara kuko nabanje kujyayo nivuza 100%. Nk'ubu aka kanya ngiye kudekarara kuko yanyerekaga kuri mashini nkabona bimaze kuba 286. None nyine ibyo bya CHIB kuba mituweli itaraza ubu twibande kuri Kanombe ko ndatekereza nabonye ubushobozi ariho bakuvuba ariho bakubaga. Bakubwiye ko bisaba iki? Bisaba ubushobozi amafaranga angana ate kuko uyu mwana wadukuriye kukubaza ngo ukeneye angahe yo kwivuza ntago ugeze akubwira ngo ubonye amafaranga ya nayo wavurwa? Byibura mbonye amafaranga ageze nko ku 600 ndumva ko nagenda. Iki kibazo ikintu nakwandikirwa ni itseta kwicisha mu cyuma aho nari nicishijemo CHIB bambwira ko nyine ryangiritse na dogiteri ajya kumpa iyo tarasiferi yambwiye ko ari ukugenda bakazashiriza agasigaramo rimwe. Mbonye nk'ubushobozi bw'600 ndumva ko bambwiye ko byibura bitajya munsi yayo ngayo. Okay. 600 ariko ni wowe uri kwitekerereza? Niyo ndi kwitekerereza kuko ngewe iyo udafite ubushobozi bugomba no kwinjira kuko ninjira abadogiteri nahasanze baravuga ati rero ubu burwayi bwawe harimo itseta harimo iki ndumva ko nk'ibihumbi 600 byagufasha enda ukazasigara wifuza bamaze kukubaga. None muri urwo rwego rwo kufita mituweli wenda yishyurwa na leta mu minsi wajyaga i Kanombe yego ntago bagufashirizaga kuri mituweli? Kufasha ikibazo mfite mbona ko kidakemuka n'iyo miti uretse kuba narayiguriraga muri farumasi nta muti n'umwe bampaga. Barambwiraga ati rero dogiteri ugomba kukubaga ufite dosiye yawe azakubagiraho ntawe uhari ari mu mahugurwa hanze. Ubwo wanyakiraga iyo yambwiraga gutyo urumva ntago nagendaga nishimye ntago byari kushimisha. Twaguha umukoro wawe ukora kanshakira nimero z'umudogiteri wakuvuraga i Kanombe? Yego nazishaka. Mufite fagitire mufite hano ziriho ariho nizo bazaba kuri kasha bariho nuza abariho nimero zo mu dogiteri? Urabona rero fagitire nizo nafatiragaho imiti nabashije kuhakura ibindi bijyanye kuko sindadekararayo bakakanya ndi mideni kuko turi gushaka buryo ki wenda n'ubuyobozi bwabashije kuguha iyo mituweli tugomba kubugeraho bukakoriyanta. Cya kabiri byaba bidashobotse Kanombe nayo ikagufasha nk'umunyarwanda kuko ikiza dufite u Rwanda rwiza rwita ku muturage ri ku isonga. Sinibaza impamvu umuntu yapfira mu rugo kandi leta yaramwishyuriye mituweli. Sinibaza umuntu yamera gutya kandi leta yaramwishyuriye mituweli. Ese iyo mituweli yabikumariye iki? So
ngera aricyo numva ku giti cyanjye n'abadukurikiye. Twebwe abanyamakuru akenshi ubuvugizi bwacu ari igihe bugarukira, ariko byibuza umudogiteri ugukurikirana waba umuzi, kuko iyi kesi yawe iraremereye. Ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ni umurwayi ufashwe na gripe, ngoba ko ufite dogiteri urimo uragukurikirana. Jewe rero bitewe ko naba narabuze ubushobozi, ibi bintu bimaze igihe, kuba nakongera nkasubira muri CHUB ndi ibintu byasa nko gusubira inyuma, kuko ni ibintu nari nararangije kwiyakira. Ariko nuko twaganiriye n'abantu baravuga ati ugiye ku kinyamakuru runaka bakwakira ubufasha ukabasha kwivuza. CHUB ntabwo turi kihareba ubu tuvugana, ko CHUB bakohereje bakohereje i Kanombe. I Kanombe nyuma y'ahari rendez-vous waba ufite ya vuba? Rendez-vous mfite niyo kuri 18, kuri 20, yo kuri 18 narayitabye, nabwo bambwira gutyo, bongera banyandikira yo kuri 28. 28 z'uko? Yego. Nibwo uzasubirayo? Yego. Okay. Bakunzi mudukurikiye, murumva ko n'ubuzima bugoranye kubona umujene mutoya ungana gutya ariko utagifite ubunyabugabo bwose bwuzuye. Murumva ko ari ingorane n'akaga, kandi akaba nta n'ubushobozi afite bwo kwivuza. Ushobora kuba ufite umutima wo kuba ukumufasha, kuko ubuzima buragoye. N'ubu twicaranye aha ngenda mureba amerewe nabi cyane. Ese nta kuntu mwareka tukishyira hamwe uyu muvandimwe tukamuvuza, ko ingororano ari twe tuzazibona kurushaho? Ubu ngubu uri kubana nande? Njye n'umuvandimwe inde twabanye muri ubwo buzima. Njye ikintu kimpa icyizere nuriya muri kumwe? Yego, nuriya turi kumwe. Egera hino papa. Muhiyo mikoro arimo mwegere, ndagira ngo utangire utwibwira. Murakoze. Nitwa Tuyisenge Olivier Dadi. Nkaba ari njyewe ubana n'uyu muvandimwe. Namwakiriye nk'inshuti. Nanjye ntabwo mvuze ko ari uko mfite icyo ndusha abandi bantu, ni umutima. Kuko nta bushobozi burenze navuga ngo mfite kuba nakwita ku byo akeneye byose. Gusa nk'iyi Imana inshoboje nkaba nabona nka tike wenda ahantu agiye kujya, wenda icyo nicyo mufasha, wenda n'ibintu bijyanye no kurya no kuryama, ariko nta kindi kintu namufasha mfitiye ubushobozi. Uri umupapa cyangwa uracyari umusore? Ndi umupapa. Ubwo wemeye kumwakira mu muryango? Yego, nemeye kumwakira, kubera ko ntago aho umuryango uri naho ndi Kigali kubwo gushaka ubuzima, ariko famiye ntago iri Kigali, iri mu cyaro. Okay. Wenda wowe hari ukuntu umuntu aba ababaye, ndabizi nanjye uburibwe bw'umubiri ndabuzi. Wowe iyo witegereje mu mivurirwe ye yaba i Kanombe, wenda ubu twavuga ko ariho muri kumwe cyane, bihagaze gute kugira ngo tumenye n'uwagira icyo amufasha yamufasha iki kugeza uyu mwanya? Kugeza uyu munota, rimwe na rimwe iyo ubuzima tubamo tudafite ubushobozi, kandi iyo tuvuze ubushobozi kenshi ni amafaranga. Ubwabyo niyo ugiye kwaka serivisi iyo yose udafite amafaranga, uba wumva ufite ipfunwe, ku buryo rimwe na rimwe hari n'igihe wumva nta mbaraga ufite zo kuba wakwita kuri icyo kintu cyangwa wagikurikirana. Ku buryo rimwe na rimwe hari nka rendez-vous yitaba, ariko ku ruhande rwanjye yajyayo igisubizo azanye nkabona yacitse intege cyane, cyane ko hari igihe nanjye mba nagiye guhiga ubuzima nkamwohereza akagenda wenyine. Ubwo rero icyo twasaba ni ubushobozi, hanyuma twabona nk'ubushobozi bw'amafaranga tukabikurikirana, nibwo tumenya ngo bimeze bite. Ese tukamenya na consultation, kuko na consultation ntazifatika arakorerwa ngo tumenye ngo ese ibi bintu ubuzima bwabyo ubundi nta kanseri yabamo. Urumva igisebe kirwaye igihe kirekire
sometimes gishobora kuba kirimo kanseri. Oya none se iyo agiye kwa muganga ntabwo bamukorera consultation, nta suzumiro bamushyiramo? Iyo agiye kwa muganga bamwongera rendez-vous bamubwira ko dogiteri agomba kubonana nawe ntawe uhari. Hashize igihe kingana gute bamubwira gutyo? Hashize igihe nyuma y'uko avuye CHUB nibwo yaje nyine igice aribwo yaje i Kanombe, ni ukuvuga ngo hagiye gushira amezi agera muri 6 bamubwira gutyo. Bayobozi b'ibitaro mudukurikiye, bayobozi ba Minisante, ntago twibaza ukuntu umuntu yaba ameze gutya akamara amezi 6 hafi umwaka bamuha rendez-vous. Dogiteri se numwe ku bitaro, ibitaro byose ni muri Kanombe bahora bababwira gutya? Yego ni muri Kanombe. It's too much. Ako nibaza uburyo ibitaro byamara amezi 6 ku muntu umeze gutya bimubuha rendez-vous buri tujura atarakorerwa isuzuma. Ari nayo mpamvu kenshi na kenshi tuba ari cyo gihe tukavuga ko wenda ikibazo ari uko byaba ari ubushobozi bw'amafaranga, tukumva ko wenda tujyanye amafaranga tukababwira ko dufite amafaranga wenda mu buryo bufatika batwakira n'umutima mwiza. Ubushobozi bw'amafaranga kandi mufite mituweli leta yishyura. Icyo nicyo kibazo rero, kuko urumva ha mituweli niba batatwakira na mituweli, ariyo mpamvu dushaka kugerageza uburyo rwenda bw'amafaranga tukareba igishoboka. Birashoboka ko mushobora kugenda mukaka transfer mukajya CHK? Yego birashoboka ko twakongera tukaka ubwo transfer ikava i Kanombe tukaba twajya CHK. Kuri 28 se ubwo bazajyayo? Yego. Wakwihangana uwo munsi? Nzagerageza, sinzi sinabisezeranya ngo numve ngo nzaba mboneka neza, ariko mbonetse naba mpari. Birashoboka ko mwajyayo, niba agiye mujyo bakabaninira, muzagende mwaka transfer mu gihe babahereje CHK. Yego muhindura ibitaro. Tuzabikora. Kabiri, nimujyayo mu dogiteri uri bugire, muzamwaka nimero z'umuyobozi w'ibitaro, kuko ntago bishoboka ko umuntu yamara, umunyarwanda yamara hafi umwaka amezi atya. Bantu mudukurikiye twebwe turabireba ukuntu amerewe, kandi mu Rwanda turabizi neza ko ari u Rwanda rwakira umunyarwanda umuturage neza. So kandi afite mituweli nubwo yishyuye kandi ayishyurirwa na leta. Okay. Uwashaka kubabona yabonera ku ihe nimero? Uwashaka kutubona yatubona kuri nimero y'uyu muvandimwe, kuko niwe kenshi uba uyifite. Njyewe yanjye urumva ntago tuba turi kumwe, mba ndi mu bintu by'akazi, yayibabwira. Okay. 078 51 89 79 1. Isubiremo. 078 51 89 79 1. Ibaruye ku mazina yandi? Sabimana ryonyine. Sabimana. Bakunze mwe mudukurikiye rero, reka turihe ku kigira kirekire yamubashe no gukurikirana ubu buhamya, murebe nicyo mufasha Nsabimana, kuko arababaye pe, arababaye amerewe nabi. Icyo wabasha kumurusha wamushigikiye, ariko namwe bo ku bitaro tubasabe, bitaro bya Kanombe tubasabe tubinginga, nongere tubasabe tubinginga, Nsabimana ni umufashe mu buhe ubuvuzi agomba nk'umunyarwanda, nk'umuntu leta yishyurira. Minisante nimba muradukurikirana turabizi, Nsabimana arababaye amerewe nabi, kandi yabuze urugingo rukomeye kurusha urundi izindi zose zibaho. Ubivuga ndi mu bantu babuze urugingo rumwe, ariko urwo yabuze rurenze ibindi byose. Rwose turi hano nk'ijwi ry'umuntu ubabaye, ntacyo dushinzwe yego, ariko turi abavandimwe, twese tugomba kuvuganirana. Tubivuze dutegeka cyangwa se uko ari cyo twishingikirije, ahubwo tubivuze nk'uko dukwiriye ubutabazi. Nanjye ubwanjye icyo nagomba guhabwa nanjye nakenera. Murakoze, ndizera ko nyuma y'aha Nsabimana agiye kubona ubuzima agomba n'ubuvuzi agomba guhabwa.
Imana ukomere kandi wihangane, Imana niyo izi uko izakugenza kandi ndizera nashidikanya ko ugomba kubona ubuvuzi. Yego, nk'abavandimwe, bashiki banjye, bamama, bakuru banjye, nkamwe mwaba mwanteze amatwi, nkamwe muba mwampaye pole, nibyo bingabanyiriza ububabare. Rero inzu y'ubufasha mugomba kunyubakaho nta mwanzi uzayihungabanya, nk'uko iki kigeragezo narwanye nacyo, ngeraho numva ko ikigeragezo kinganje, ngeraho numva ko aho kuba muri ubu buzima bw'uburwayi, aho kubaho gutya, igisubizo numvaga ko Imana niba inzi, kuko ariyo mubyeyi wanjye, yampamagara nkipfira. Ariko aka kanya nk'uko mwabashije kuntega amatwi, nk'uko iyi saha ndi kumwe namwe, mbona ko hari ibyiringiro byo kuba nakira. Nkaba mbashimira umwanya wanyu mwitanze wo kuntega amatwi, wo kumpa pole. Nkawe nk'umunyamakuru ndi kukureba, nawe hari urugingo wabuze, iyo mbibonye mbona ko nanjye Imana yambaga, Imana yankorera uru rugingo, ibona ko rwangiritse, ikaba yarusimbuzamo uruzima. Nk'uko bakumbwiraga, nari ntarakureba amaso ku maso, ariko kuba nakubonye nkabona ko nawe, yego nubwo ingingo zitandukanye, ariko urugingo rwose ni urugingo. Nubwo yenda uburibwe mba ndi kumva nawe wahuye nabwo, ibi binyongerera kuba nakumva ko nanjye iki kigeragezo kizarangira. Niyo mpamvu rero muguma kumba hafi umunsi ku munsi, mukampa pole umunsi ku munsi, mukanyereka ko nanjye ntari njyenyine, ndi kumwe n'abavandimwe. Kuko mu buzima nta nshuti nigeze ngira yamba hafi, uretse umuvandimwe wambonaga ashakisha kwa Mutangana, akabasha kuvuga ati nta kindi nishoboje uretse kuba nakorera umugisha. Nanjye rero mwerera imbuto uburibwe bwanjye, nkavuga nti ni wowe muntu wafashe ibibazo byanjye ubigira ibyawe, umba hafi, mbasha kubona amazi yo gukaraba, abasha kwishyira amazi muri dushe, abasha kunkarabya, abasha kunyogereza uburwayi, simbashe kuba nanuka, simbashe kuba nakumva ko nkiri njyenyine. Rero nk'abavandimwe, mwamba hafi, nicyo nabasaba. Yego, murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza.